umurongo wa 30 kuvuga gusa. Inzika n'umujinya nabyo ni ibintu biteye ishozi, kandi umunyabyaha aba yarabizobereyemo. Inzika n'umujinya nabyo ni ibintu biteye ishozi, kandi umunyabyaha aba yarabizobereyemo. Ijambo ry'Imana. Shalom. Kristo Yesu akuzwe iteka ryose. Inzika n'umujinya nabyo ni ibintu biteye ishozi. Imana. Shalom. Wewe unakuwa nasi Kinyarwanda neza, ariko numva abantu bavuze ngo biteye ishozi. Ibishozi kugeza ubu sinari byari byo neza, ariko numva abantu bavuze bavuga ngo biteye ishozi. Ibishozi. Kinyarwanda ni nziza. Ubwo murageza muri seguri. Shalom. Rompa alikuwa akitawala basi waambia kwa Kinyarwanda ni nziza. Kwa leo hari ibyo abanyabyaha bashobora gukora bikababera, ariko nkawe umwana w'Imana uvuga ko Nyagasani yagupfiriye ku musaraba, Nyagasani yababaye kugira ngo babarirwe, kugeza uyu munsi ukakababarira abandi, kugeza uyu munsi ukaba ugifite inzika abantu bikoreye umutwe bakuzina ijoro n'amanywa. Ubwo Yesu yagusukiye cyangwa n'ubu Yesu wabasukiye. Shalom. Yesu yaragusukiye cyangwa Yesu wawe atari mwiza. Ni njyewe nawe kwibaza niba Yesu gusega by'ukuri Yesu watsinze. Yesu watsinze. Niba ntibarirwa muri aba bantu b'inzika n'umujinya badashaka kubabarira, ubwo Yesu wabimuraza. Ubwo sinari nakura na Yesu ngajya mfite wa Yesu wo mu nyuguti. Yesu muzima sinari nakura nawe. Niba narakuye na Yesu muzima nimve mu nyuguti yo mu buzima. Experience y'ubuzima bwanjye nijyanye n'indi kuko nitagushaka buri munsi yakuvanye mu mpande zitandukanye kuri twavunitse. Bamwe bareba uko batazi, bamwe n'abantu batazi. Ubutumwa Yesu yashyize kuri uyu munsi arakubwira ngo ndagutuma usize amavuta, ndagutumye jya mu bihugu buri muhungu wese nayibarimo kandi narayitse. Niba dufite Nyagasani Yesu watsinze isi tugira ubwoba, twebwe tumuvuge dushikama. Twamazamutse imisozi kumanuka indi kugira ngo tuze duhurire nawe kuri uyu musozi wa Selamarisi. Kugira ngo icyo naronse meze bati. Shalom. Shalom.